Imana itajya ibeshya, yirebera itabwirwa, ikorera idakoreshwa. Imango za rabini stado brayisige. Uyu Yakobo yabashije guhagarara, avuka afashe agatsitsino ka mukuru we, bisobanuye ngo yavutse ari umuntu Imana ivukishije mu mugisha. Mwana mwiza nuba hafi y'umubyeyi, bienesone da brayisia, kizakubwira umwana w'Imana ahorana n'Imana, ahora yumva amakuru y'ijuru. Arayazayige ahone bini, ahora agenda mu mategeko y'Imana, arayubahiriza, nirimucitse asaba imbabazi Imana yo mu ijuru. Arangije ngo Esawu abrozinego avaga umunsi umwe wa mbere wagaragaje ko Yakobo ari umunyabwenge. Ugiye kuganira ijambo rivuga umuvumo, kuvumwa, ukaba uri ikivume, ukagenda uri ikivume, ugasenga uri ikivume, ugahanura uri ikivume, ukagenda mu muryango wawe uri ikivume. Tugiye kureba, tugiye gusoma ijambo ribivuga. Nongeye kugusuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndagushimiye ko Imana yatumye tumenyana kandi ibana natwe mu bihe byose, ntabwo ibeshya ahubwo ibana natwe. Ni byinshi cyane rero Imana yakoze ku buzima bwacu, ku bugingo bwacu, bwo duherukana twoze tuganira ndetse tureba ku kintu kirimo kizenguruka. Ariko uyu munsi si cyo kinzanye, kuko nzanywe n'ijambo ry'Imana, kandi Imana idushyigikire kugira ngo dusoze umurimo wayo mu buryo iyo ishaka ko dusohoza umurimo wayo. Imana ishimwe cyane. Nitwa Uwihoreye François Karosi, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 3 n'abandi bana tubana turera. Imana ishimwe, yagize neza rero iraturinda. Uyu munsi tugarutse twumva turishimira kubw'ibyo yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Hari benshi bagenda mu nzira bafite umubabaro ukomeye, bafite agahinda gakomeye, ariko ndabahumurije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Imana se w'umwami Yesu Kristo abashe kubayoboza ubugwaneza bwe n'impuhwe, kuko ari we Mana abantu basenga akumva. Imana ishimwe. Reka dusenge ishobora byose, ndavuga Imana Uwiteka. Noneho niturangiza dukomeze tubuhanure mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu urakomeye, uri nyembaraga, urashoboye, uri bigitare kisungwa n'amahanga. Lebo kezo menefai, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutware. Monetango lego dizalibini adai, uri Imana ifite ubushobozi mu bantu bagusenga. Uri Imana ibana n'ubwoko bwawe, uri Imana ishyigikira ijambo wavuze, uri Imana ibana n'ubwoko maze ukabugirira neza. Modita wede bonesanso benezo alai godreswa dans la binifo. Waduhamagariye uno murimo wawe kugira ngo tuwukore kandi dushikamye. Ngaho bana natwe, ndirukana imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abadayimoni katika jina la Yesu. Nedo mefasto de gobrizui devai. Aleluya. Ndagushimiye bana n'akanwa kagiye kuvuga, ngendemeye we uvugire muri jye, icyo ushima nugikore, mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe. Uyu munsi tufite umugisha, nabivuze, umugisha wuko Imana yatumenye abantu bataratumenya, yatumenye abantu batwanga, yatumenye Imana yo mu ijuru abantu batadukunze. Ariko Imana ishimwe, yo yaratumenye, imaze kutumenya ibasha kuduha ubugingo buhoraho. Imana ihimbazwe. Uyu munsi ndagira ngo tubane n'Imana mu byo dutekereza, mu byo tuvuga, mu byo tukora, mu byo dutekerereza abandi. Vuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo uko ushaka ko abandi bakugirira nawe bari kubagirira. Bivuze iki rero? Ntuzahambira umutwaro utazabasha kwikorera, we ngo ubashe kuwukorera abandi. Abantu muri iyi minsi bafite ikibazo kuko bagenda bakorera abantu imitwaro batakozaho n'ikirenge cyangwa se ikiganza cyabo. Bivuze ngo iki? Bameze nk'abafarisayo bagiraga amategeko bakayategeka abantu
abantu bo batayabasha. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana yawe Data wa twese niyo Mana yanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzi kandi iragusobanukiwe. Niyo mpamvu mu bikubaho ibinde manda zikota rabrisas, ibintu byose bikubaho nta cyatunguye Imana, nta kizayitu lagosta, nta kizayitungura. Haleluya. Nta n'ikintu na kimwe kizabasha guhagarika Imana gukora. Imana nihimbazwe. Uyu munsi ndabanza gusuza inshuti zacu n'abatwanga bose, ndabasuje mu izina rya Yesu. N'abantu bumva bibabihira banicuza cyane impamvu bumva ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Si ibyo nigisha gusa, ahubwo n'abandi usigaye ufite dayimoni ituma utumva ijambo ry'Imana. Iyo ubonye ari liki ivuga ku ijambo, cyakora niba ari byacitseyo abantu bayikunze kubi, niba ari runaka wapfuye warwanye na mugenzi we runaka, bafatiye muri loge runaka, bafatiye mu kabari, wasinze akikubita hasi, umugore wambaye ubusa, cyangwa se ibiki, cyangwa se ibintu bya biracitse by'ibinyoma n'iby'abantu bakunze amafilimi y'amaplake, ayo maplake bakina n'ibiki byose n'amakomedi, nibyo bintu abantu bikundiye. Ariko icyo bita ijambo ry'Imana kibaye ingume, biragoye ko abantu bafite umuvumo. Tugiye kuganira ijambo rivuga umuvumo, kuvumwa, ukaba uri ikivume, ukagenda uri ikivume, ugasenga uri ikivume, ugahanura uri ikivume, ukagenda mu muryango wawe uri ikivume. Tugiye gusoma ijambo ribivuga. Ushobora kuba umubishopu uri ikivume, Imana yarakuvumye. Ushobora kuba umushumba yarakuvumye. Ushobora kuyobora intama yarakuvumye. Uri pastor yarakuvumye. Ukaba uri ikivume. Niko yigeze kuvuga ngo ntabwo njya nkundira Balamu kuvuma ubwoko bwanjye, kuko aho kugira ngo umunyamugisha, ndavuga ku bintu bibiri, umugisha n'umuvumo, uraza gusanga nawe ufite umuvumo niwo mvuze, cyangwa ufite umugisha mo kimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, ntabwo nzajya mbatindira kuko namenye neza yuko Imana inkunda. Nanjye muri byarabivuze ngo nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, w'ibyiza Imana yakoze byose nta kiruta ko Yesu ankunda. Imana ishimwe. Imana yatugiriye neza, rati twihera Yesu Kristo kugira ngo aturokore, kandi ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo nta nubwo yabura kuturokora. Bivuga ngo Imana iratuzi kandi izi n'amanyanga yacu. Iratuzi iratuzi. Reka dusomere ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo, twigire mu isezerano rya kera, dusome ijambo ry'Imana riri ahangaha mu Gutegeka kwa kabiri, ku murongo waho ibice ni 11 ku murongo wa 26. hari ijambo rivuze ngo uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Aka kantu gaceho, iri jambo riceho akarongo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukire izindi mana mutigeze kumenya. Imana nihimbazwe cyane. Ndasuza abari muri Canada, Yesu ashimwe. Ndasuza abari muri Amerika yose, umugabane wa Amerika, Yesu nashimwe. Ndasuza abari mu mugabane w'Uburayi, Yesu nahimbazwe. Ndasuza abantu bari mu Rwanda iwacu, Yesu ashimwe. Ururimi rwo ni rumwe. Bari Burundi
avuga ngo Yesu ashimwe. Tanzania Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Abari Kenya Bwana Yesu asifiwe. Abantu bari muri Kongo Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku muvumo n'umugisha. Abantu benshi cyane bafite umuvumo bise umugisha. Ibintu bibiri Imana yantumye ku bantu bafite umuvumo, kuko babo barabizi ariko ntabwo babisobanukirwa. Turafata abantu babiri tubagire ikimenyetso cy'uwo muvumo. Umwe tumugire uw'umuvumo, kabiri tumugire uw'umugisha. Nyemerera niba uhari tugendane. Ariko haleluya. Sibodida la gosta donan sonene a wivagre. Abantu babiri tugiye kuvuga. Uwa mbere ni Esau, wa kabiri ni Yakobo. Aba bana bavutse ari impanga, kandi nubwo bavutse bari bafite ikibazo gikomeye, kuko nubwo bavutse ari impanga hari umwe Imana yageneye umugisha atarava mu nda, kandi uyu mwana ntabwo yari yemerewe guhabwa uyu mugisha. Uwo mvuga ni Yakobo. Noneho birangije Imana Imana itajibeshya, yirebera itabwirwa, ikorera idakoreshwa, imango za rabini stado braisige. Uyu Yakobo yabashije guhagarara, avuka afashe agatsisino ka mukuru we, bisobanuye ngo yavutse ari umuntu Imana ivukishije mu mugisha. Umugisha w'Imana iyo waje umuririmbyi ararimye ngo nawe utanga imbere, iyo waje uba waje. Noneho birangije uyu Yakobo avuka afashe mukuru we Esau agatsisino, ngo ku buryo umwe yavutse n'ababyeyi bahita babimenya, aravuga bati uyu mwana ni umunyamugisha. Kubera iki? Cyambere mukuru we yari yarawufashe nta mikino. Birangije ijambo twasomye ryavuze ngo umugisha n'umuvumo. Abantu benshi bafite ikibazo cy'uko batazi gusobanukirwa umugisha. La semaine grossandone brise batandoze de la, ryavuze ngo dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko. Abantu bananiwe kwitondera amategeko, abantu bananiwe kubabazwa n'amategeko. Itegeko iryo ari ryo ryose riravuna, kubahiriza itegeko biragoye. Wa murokorewe, ntabwo wakubahiriza amategeko Imana igusaba. Hari amategeko muri Bibiliya tuzi 10. Aya mategeko aragoye: ntukibe, ntugasambane, ntukice, ntukifuze umugore wundi, ntukabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi, urajya usenga Imana imwe gusa, uzajya uba ari ukunda gusa. Biragoye gusenga Imana imwe. Senga Imana imwe itarimo amafaranga, gusenga Imana imwe itarimo ibiryo byiza, abagore beza, abagabo beza. Biragoye kubahiriza amategeko, kandi itegeko ryose riba rifite ingingo yabashije kurishyiraho cyangwa inama runaka yarishyizeho. Birangije biba ngombwa yuko Esau amara gukurakurana na mukuru we, cyangwa se murumuna we, amaze gukurana nawe, ariko ngo umwe yakuze ari umuhigi, undi avuka cyangwa se akura ari umwana wita kuri nyina na se, yibera mu gikoni. Gihe kiragera, mwana mwiza nuba hafi y'umubyeyi, bien sonné d'Abraïsia,
kizakubwira umwana w'Imana ahorana n'Imana, ahora yumva amakuru y'ijuru. Aha arayazayige aho nebini, ahora agenda mu mategeko y'Imana, arayubahiriza, nirimucitse asaba imbabazi Imana yo mu ijuru. Arangije ngo Esawu agrozinego avaga umunsi umwe wa mbere wagaragaje ko Yakobo ari umunyabwenge, ngo umunsi umwe ateka ibishyimbo, Yakobo ateka ibishyimbo, Esawu aza kuza asanga yahumuje, inzara ya saa tanu irababaza, barokore inzara ya nimugoroba nta kitwaye, ariko inzara ya saa tanu iragora. Uzaba uri mu iteraniro saa tanu z'amanywa zegereza saa sita, uzajya kumva wumva igifu kibuze ibyo kurya, wumva kibuze ibyo gisya. Nicyo kibazo abarokore dufite, twugusenga muri iki gihe biravunanye kubera misiyo n'ibintu shitani yashyizeho. Ibintu byose uzabamo, ibyo uzagendamo, ibyo uzakoreramo, abantu bazagushaka. Biravuga ngo mushakane umwete, abanshakana umwete bazambona. Ese uzashakana umwete Imana ute? Ibintu byose warabibwiwe ntubikurikize. Amagambo abantu bakuvuze yagutesheje umutwe. Nge hari abantu ngenda niyama, abantu bose bagenda nabi mu mbere z'Imana. Imbere y'Imana urinde ubasha kugenda nabi imbere y'Imana. Ese waretse tukagenda uko Imana ishaka? Ibyo Imana ishaka nibyo natwe twakora. Imana ihimbazwe. Agahinda gakomeye kariho gahari. Ese murokore, abantu bakeneye iki imbere y'Imana? Abantu bakeneye imvugo nziza no kuvugwa neza. Ese agahinda bateye Imana izihangana? Ikibazo gikomeye abantu bazakomerezaho ibyo Esawu yakoreye, cyangwa se Yakobo yakoreye ya Esawu, nibyo biri kudukurikirana. Umuvumo watanzwe kiriya gihe. Ko ndagira ngo nkubwire ngo Esawu avuye guhiga, yabwiye muri umunati mereza kumugisha nguhe ngewe nakompereza ibishyimbo nirira. Ndaramubwira ati mu mugisha, byanze bikunze muri umukuru we yumvaga ntawe ari bubone, ko yumvaga atari bumukureho umugisha w'Imana iyo watanzwe buryo uba watanzwe. Ndangije ngo ndaramubwira ati ngaho nta kibazo, undi se umugisha urimo inzara bimariye iki? Abantu bafite ikibazo cyo guhura n'ibigeragezo ntibihanganire ibigeragezo. Muririmbyi araririmba aravuga ngo ihanganire igicuku utegereza igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Ibintu byose wabwiwe n'Imana bizasohora, ariko mu gitondo ndetse muri iki kikoroba abantu bafite ikibazo. Imana itutabare mu izina rya Yesu. None Esawu ngo ahabwa ibishyimbo arabirya, akimara kubirangiza ngo umugisha w'Imana iba yawusinyiye Yakobo, kuko yari amaze kuwitangira. Abantu batanze gakondo byararangiye. Birangije jambo twasomye ravuze ngo abantu bose basaba umuvumo nibo baba hafi y'Imana bazabona umugisha, ariko abayijya kure bazabona umuvumo. Birangije Esawu arigendera, igihe kiragera cyo kugaba imigisha. Ngo nyina w'umwana barabyumvise wa Yakobo, aramubwira ati numvise so Isaka arimo abwira umwana we, arimo amubwira ngo uzaze ufata umugisha. Arangije ati amubwira ko ajya kumushakira umuhigo. Nawe rero mwana wanjye warankoreye, wako waranyubashye, ndagira ngo uriya mugisha uba ari wowe ufata. Kuko nyina yararebaga akabona mwana arahora mu ishyamba nta nyungu afite. Burya umubyeyi amenya umwana uzamuhesha umugisha. Nawe Imana irabizi niba uri umunyamugisha, niba uzabasha gukora umurimo wayo irabizi. Niba uri ikigarasha nabyo irabizi, niba uri wa wundi udafatika irabizi. Birangije ngo babaga ihene, bashyira Isaka, bamukiriye ararya. Amaze guhaga ahesha umugisha umwana we. Amaze kumuhesha umugisha aramubwira ati ndi kukumva, ibikondo byawe ni nk'ibya Esawu, ngo ariko ngo ndi kukumva nkumva birakaze. Ntabwo uri we, impumuro yawe ntabwo ari iwe.
ndarangije aramuhesha umugisha. Gihe kiragera umwana ava guhiga, araje aze asanga ise yamaze gutanga umugisha. Amusubira imbere amubwira ati data wampaye ko wasigaranye. Aramubwira ngo uzaba umugaragu wa murumuna wawe, amashyo yawe azashokeraho aya murumuna wawe amaze kunywera. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo abantu bafite umuvumo, uzarebe niba imbere y'abantu udafite umuvumo, uzarebe niba ibyo ukora biri kugenda, uzarebe niba ibirwara bitaguhora, uzamenye yuko umuvumo wakokamye. Uzarebe ibibazo ufite, uzarebe ibibazo ugendana, uzarebe agahinda ugendana, nyamara ushobora kuba ufite umuvumo. Abantu bariyemera b'abarokore biyamaze kugeramo yumva ko umuvumo burya wavuye. Nshuti, bisaba gusenga no kuba maso kugira ngo Imana igukureho uwo muvumo. Ndushaka kubana uwo muvumo kugera upfuye. Impamvu uzahorana umubabaro, uzagendana agahinda, uzahora ushakisha ariko ubona ibyo ushaka ntibiboneka. Ijambo twasomye ryavuze ngo abo bose yashyize imbere yacu umugisha n'umuvumo. Bivuga ngo abantu ni wowe ushobora kwihitiramo umugisha, ni nawe ushobora kwihitiramo umuvumo. Ushobora kubaho ukagendera mu muvumo nk'uko wabaho ukagendera mu mugisha. Wihangane tugendane nshuti yanjye mwene data. Imana igukeneyeho umugisha kandi uzaba uw'umugisha. Abantu bazagushakaho umuvumo ariko uzababera uw'umugisha. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, niba ufite umuvumo hagarara ngo usengere Imana, Imana ikwirukaneho uwo muvumo. Imana yambwiye ngo abantu bafite imivumo baragendana imivumo, barahanurana imivumo, barasengana imivumo, ariko Imana niyivumura, niyibasha kuvumura ubwoko bwayo. Imana niyibasha gutanga umugisha. Imana iha umugisha umuntu wawushatse. Yakobo abona umugisha, kibiramugora. Uyu mugisha uragora, uyu mugisha uragora, uyu mugisha kuwugeraho ntibyoroshye barokore. Uyu umugisha kugira ngo ubone umugisha biragoye, kugira ngo ukabakabe dayimoni zirakurwanya. Niyo mpamvu uzasanga abantu baturwanya, usanga umuntu arakurwanya nta n'icyo mupfana, cyangwa se nta n'icyo muhure muri Yesu gusa, cyangwa se ari n'umupagani wo hanze iyo, ariko akakwanga ni ntacyo mupfuye. Imana ishimwe. Imana idukeneyemo kuba imbuto y'umugisha, kandi Imana idukeneyemo kuba abera bayo bayikorera amanywa na nijoro. Ngaho rero shakisha imbaraga ubu umunyamugisha. Sididiwa la izigro, abazakumva bose bazabona umugisha. Imana iha umugisha umuntu wese wifuriza undi umugisha. Ijambo ry'Imana bango uzakuvuma nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Niko yabwiye Aburahamu. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bose b'abanyamugisha, iyo umusabiye umugisha wa mugisha ugaruka kuri wowe. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ngo Imana iguhe umugisha. Reka twisengere ishobora byose tuzagaruka. Mwami Imana ndagushimiye, uyu munsi umugisha wawe uruta w'abana b'abantu. Abantu batwanga ariko wowe ukatwemera, abantu batujugunya ariko wowe ukadukunda. Kuko abantu baratwanze, iminsi yose baratwanga, bagenda batwangira byose, kuko usanga iminsi yose bagenda batuvuma, ariko umuvumo watuvumye ukureho, ahubwo duhe umugisha. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.